Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza umuherereye hose abari mu Rwanda abari mu mahanga ya kure mwese nizere yuko mukomeje kugubwa neza twizere ko Imana ikomeje kubarinda tubaye ikaze rero mu kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana murimo kubona kuri kamera araza gutangira twibwira hanyuma tuze kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Pastor tubaye ikaze hanyuma wibwire abadukurikiye. Murakoze cyane, reka tubanze tubashimire kuko yarabivuze. Nitwa Matayo Tamahisi Muhoza. Abantu bakunda kongeraho ayandi ariko ayo ni amazina yanjye bakunda kuyongeraho bitewe nibo bakunda kwiyongeraho ariko narabimenye kuko ari kudukunda n'iki Imana yadushize ni kubw'urukundo. hanyuma mfite umudamu n'abana barindwi kabisa. Mbona utabimenye se ukiri umusore ukomeye. Barindwi rwose. Twe twashatse kera twagize umugisha wo kuvukira mu babyeyi bafite ibintu boroye mbese aratubwira ati mukomeze mwiga ariko mufite n'abadamu turashaka rero uwo ni umugisha ariko njye nshimira Imana. Kaba ndi umushumba itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church nyoboye Uganda, niho ntuye ni naho nkorera umurimo w'Imana. Ndi hano mu byivugabutumwa. Murakoze cyane. Turakwishimiye cyane abantu badukurikiye murumva ko ni umushumba ni umubyeyi ni umuntu mukuru mu buzima busanzwe ndetse n'umuntu mukuru muri uyu murimo. Mbere ko dutangira tugiye kugirana ikiganiro cy'umwanya utari muremure cyane, ni umwanya muto ariko reka ubanze uturagize Imana hanyuma dutangire tuganire. Kadusenge. Mwami ndagushimiye, shimiye kubw'uyu mugoroba mwiza wo kuwa mbere wemeye kudutera iteka rikomeye. Kaba turi hano hamwe n'umunyamakuru muri iki gikorwa cyo kuvuga gukomera kw'Imana n'ubwiza bw'Imana. Umwanya wose turi bumare ari wo ubanza imbere kuko biri ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwira Mose arakubwira ngo nutahagurukana natwe ntabwo turi bugende. Uramubwira ngo nzabana namwe mu nkingi y'igicu n'iy'umuriro. Mose arahaguruka kuko ari wabajije imbere. Ubanze natwe kandi ugaragara k'Imana. Amen. Abantu badukurikiye rero tumaze kwibwirana, tumaze gusenga, twiragije Imana. Basa rero tugiye kugirana ikiganiro cy'umwanya mutoya dushingiye ku butumire nabonye ufite ku itorero rimwe uri buze kutubwira. Twabonye ko uzahavuga ubutumwa no kuri iyi ministeri yagutumiye, ibyo tugiye kuganiraho gatoya. Ariko abantu benshi basanzwe bakuzi, njya mbona utuvideo twawucicikana ku mbuga nkoranyambaga wigisha neza cyane ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abantu barakuzi pe. Hari ahantu nabonye rero uzajya kubwiriza, ubutumire bwaho bimeze gute, abantu bazahitabira bimeze bite, abagutumiye ni bande, ese ni iyihe shusho abantu bazakubonamo uwo munsi? Ubundi dutumirwa n'Imana, niyo yadutumiye, niyo ya mbere. Nayo mpamvu mu isengesho twabaje ngo Imana ariyo tubanza imbere, hanyuma Imana igakorana n'abantu. Aho tuzaba duhari rero, ahubwo nagira ngo nakubaze iryo torero ryitwa gute? Burya izina ry'itorero ryitwa Living Word Church riherereye i Kanombe. Muraryumvise uko niko rimeze iryo torero Living Word Church. Bararyumvisha, rirakomeye cyane. Ku munsi wo kuwa kabiri ubwo ni saa 9 kugeza ku isaha y'isa 3 ijuru n'amatayo tuzaba duhari. Mbwira abantu bose bakunda ijuru n'amatayo n'abakunda Imana, abakunda guhimbaza, abakunda gusenga, bakunda kumva ijambo, byose birahari. Tuzaba turi aho. Hanyuma rero izina rya ministere ndumva ko ahubwo nakubaza iyo ministere ikorera igiterane hano buri wa kabiri, izi kuko ari wowe wanabiduhamo kugira ngo abadukurikiranye bumve ko ibyiza ari byiza, kuko biravuga ngo tuva mu bwiza twijana no mu bwiza tujya mu bundi. Abantu badukurikiye rero maze kumenyera amateraniro aba buri wa kabiri, nubwo hari amakuru yuko bishobora kuzahinduka bikajya buri wa kane, ariko buri wa kabiri ku itorero ryitwa Living Word Church i Kanombe. Umusore muto uhagurukijwe n'Imana witwa Apollinaire Inshuti, murabimaze kumenyera yuko ayoboye ministeri yitwa Praise and Worship as Community Ministry, bakaba babategurira amateraniro buri wa kabiri. Uyu munsi rero nibwo batumiyemo uyu muvugabutumwa cyangwa se umupasiteri, umushumba, umubyeyi. Ariko bagutumira, hari abantu bajya batumira ntibitabire ubutumire. Ni iki cyagusunikiye wowe kuza kwemera bitakubwira? Haleluya. Njye mu buzima bwanjye kunda gahunda
kandi iyo nakwemereye ndaza. yego Nimba hari abatumirwa ndibaza ijuru n'amatayo nditubona kikawe ni impanda ikavuga. Impanda nivuga twese tukajya mu ijuru ndawupfana. ariko iyo uvuze ngo mvuze ngo ndaza. Iyo uvuze ngo ijuru n'amatayo numva ibyo bintu utajya bitandukanye. Ibyo bintu ndabikunda kuko ni bibiri. Nasomye igitabo mu isezerano rya kera cy'abacamanza ibice 7 wasomye n'ibice 6 wasomye 70. Imana yahamagaye Gediyoni iramubwira ngo genda n'izo mbaraga zawe kuzengana ariko urugamba ngo runesheke. Gediyoni aravuga ngo kubwo Uwiteka na Gediyoni naho neshuriho ijuru nande n'amatayo kumbanza ijuru. Ijuru ritabayeho matayo ni matayo kuko ba matayo ni benshi. Habe n'ubundi Yesu igihe yahamagaye matayo hariho abandi ba matayo ariko matayo nanjye ndi matayo n'aba matayo ni benshi ariko je nayishuriye kuvuga ngo ijuru nande n'amatayo. Ubwo rero abantu bose baze bumva ijuru n'amatayo umuriro watse. By'umwihariko njyewe nkunda gukurikirana inyigisho zawe zitandukanye hirya no hino. Hari utuntu njya mbona hari ukuntu bujyana na beat ubwiriza usimbuka mu biriya bintu uba warakoze practice. Ni ibintu umwuka wera ni iki abantu bitege ko muri ivyo ngwazi bazabibona ibyo bintu. Urakoze cyane umunyamakuru. Bintu ni by'umwuka wera. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wera namara kuba mu ntoki zakira imbaraga kandi azaba ishuri anabigisha ndetse anabibutse. Iriza rero simba nabitego kuko habe n'abaprofeseri bigisha amashuri buri muntu agira faculty kandi niyayigezeho urabona imubereye bire n'iby'Imana mbona bikubereye ko ntabwo uza nabitego. Ngerageza no gukora ibindi wenda ibyo numva ariko muka agahita njyana uko ashaka kuko biriya ijambo ry'Imana avuga ngo abayoborwa n'umuka nibo bana b'Imana. Ibyo rero ntabwo ari ibyanje dikira n'igijuru ryashize kandi ugize ngo wenda ubyigane wenda byakugoye. Nigeze kubona hari umusore umwe wakoze abo bakora comedy agashaka kukunigana ariko kabibona agenda uko bitari ariko nawe akora igikorwa cye cy'ubukomedi. Ariko nabyo ndanamushimira burya yaramamaje ijuru n'amatayo mu butumwa bwiza. Ibyo rero warubajije uko bigenda. Abantu noneho ku munsi w'ejo bazaza bavuga bati ijuru n'amatayo bahageze baze bate baze biteguye iki bitewe icyambere baze biteguye ijambo yego no kuramya no guhimbaza yego kandi turamya mu ndirimbo nyinshi. Hari indirimbo zo gushimisha abaye Yesu bishimira izina rye ryiza ribamare nibabaro rikabatinura. Hari irindi ndumva umunsi w'ejo bizabitoroshye nawe urabyumva ahubwo utinze guca kandi ejo bazaze kare batazaburaho bicara kuko buri muntu Imana yamugena iki. Noneho tugiye tusubiye gatoya inyuma kuri uyu musore wagutumiye. Ni umusore mutoya mu myaka iyi minisiteri imaze igihe gito itangiye. Ni ubuhe butumwa waha urubyiruko ruri muri Kristo rwakijijwe ku bintu bijyanye no kugira no guhaguruka gukora umurimo w'Imana? Hari ibintu bitatu. Icyambere iyo ugize ibitekerezo byiza ukabona urakomera. No kuvuga ngo imbaraga z'uyu musore ahambere ni Imana. Aha kabiri yabonye Samuel gukomera ko nuko yabonye nubwo mama we yari yavuze ngo aramusiga ishira ariko iyo atabona cyari ikibazo. Kabwira abandi basore ngo nibareke kwicara nibatekereze ijuru rikora n'abafite amashuri bona mayiriko gusa bazamenye no kundu bajyana na ba amen. Reka rero tugushimire cyane ariko numvishe mu kanya hari ukuntu wari uririmbye mu kandi menyereye ngiye kujya ibyigisho byawe mbona uririmbamo cyane. Ushaka kuturirimbira akantu gatoya ukumbuza abantu umunsi w'ejo ko nzi kutazigisha gusa bisanzwe aho gushobora no cyane rwose. Mana wadutabaraga misi ya kera nanone uzaturengere geze kugupfa. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi.
amen amen rumva ejo hazaba ari inyigisho hazaba ari ukuririmba ibintu byinshi bigiye bitandukanye kabisa ubundi byose bitangwa nijoro ijuru n'amata ariko nihagera ibintu byose bizaba bihari niyo mina turimo turagenda rero tugana ku musozo ubutumwa wagenera abantu batandukanye badukurikiye yaba ari mu Rwanda hari abadukurikiye bari hanze hari abato hari abakuru ubutumwa wabagenera tugiriwe amahirwe buriya niyo twabona umuntu umwe gusa tugize umugisha kugira ngo dutambutse ubutumwa ubutumwa bagenera hanyuma ndazanye bamubwira kandi kantu kamwe tugana ku musozo ndumva ubutumwa nabagenera ndi muri topic ivuga ngo icyawe kizakomeza kuba icyawe umunsi Imana igirira wa mugore w'Ishunemu neza umwana ari yapfa ariko waboneka ibintu bitatu icyambere nukuri ya mugore yamenye agaciro k'umuhanuzi icyakabiri yamenye ahantu ho gushira ikibazo icyagatatu amenya ko agomba guceceka akazamura ikibazo k'umuhanuzi so hariho capacity yawe aho ugera mu rwego akaba naho utagera so umunsi uzamenya agaciro k'umuhanuzi usirira muri Yesu so umuhanuzi wa mbere dufite ni ijambo ry'Imana kandi aho niho byimbitse naho ari umugisha icyo navuga arangije wa mugore kuko icyo cyari cye amenye naho kugishira aha n'agaciro umuhanuzi Elisa araza mu mavuta ye wa mugore ndi yarafite imbaraga zo kugarura iciwe mu kibice umwana yari kandi yaje kuba umugore udafite iyereko n'ishorego baba baramushinga ariko kubera kuko yari azi kureba kure ahita abwira Elisa ati manuka Elisa abwira Gehazi kuko capacity ya Gehazi irananira ariko Elisa ngo hagere aryama amaboko ku yandi umutima akanwa agahanga n'ibiri irambwira ngo uwo ari wapfu noneho wa mudamu aramubwira ati akira umwana wawe icyawe kizakomeza kuba icyawe ubwo nibwo butumwa tuzaganira turimo turagana ku musozo dukumbuza abantu ibihe bizaba ku itorero rya Living Word i Kanombe ibihe byiza byo kuramya ndetse no guhimbaza Imana aho nawe uzaba hari umuntu dukurikiye tugana no ku musozo umuntu nonaha urebye iki kiganiro nubwo yatekereza ko ejo azaza ariko arushye aremerewe mu mutima we arimo kwibaza ibintu byinshi turi mu bigoranye ubutumwa bukomeza uwo muntu cyangwa se mu muhunguzi nareke gucika intege amagambo birakomeye cyane sinamenye ibimuremere n'ibimubabaje ariko Yesu yigeze kugenda mu muhanda abayuda baramubwira ati hari umugabo utuhagaritse hano kandi yakoze ibintu ikintu cya mbere akunda ubwoko bwacu ikintu cya kabiri yatwubakiye umudugudu ushobora kuba wenda nta kintu urakora ku rusengero ariko hari ikintu wigeze gukora kumfubuje kubapfakazi ariko ibintu ujamira reka gucika intege ineza yawe iracagaruka icyawe kizakomeza kuba icyawe icyo nobabwira gusa bareke gucika intege y'Imana yavuganye na basogokuruza n'uyu munsi iracyari kwigaruka umunezero wawe uragaruka ibyo wabuze biragaruka n'uwo mugabo wawe wagiye cyangwa umugore aragaragaruka kuko Imana irashobora amen amen turimo turagana ku musozo rero twatangiye dusenga Imana n'ubundi turasoza dusenga ko Imana n'itangiriro ikaba n'iherezo reka usengere abantu badukurikiye muri rusange hamwe tuzahure ku munsi w'ejo duterana duhimbaza turamya Imana reka dusenge Uwiteka nyiribihe tuzamuye amaboko tugushima tuvuga kuko ari wowe ukomeye ubu butumwa aho bugera ku bantu bose badukurikiranye n'abazonze ejo utangire kubasubiza aho baryama barota neza babona imbaraga z'ibitangaza babona ishurirwa kandi bareke gucika intege icumundu kiragakomeza kibicumundo kandi ukuboko k'Uwiteka niryo tangazo nayo mugisha ukomeye waduteguriye kubw'uyu munsi wa none kugira ngo abera bose badukurikiranye babone ukuboko k'Uwiteka Imana inyanja itukura ibibonye irahunga Isiraheli irambuka Yorodani ibibonye igenza umugongo nabo barambuka ariko ubwira Mose ngo ufite iki ubwira Yoshua ngo aho muzakandagira nuko data bagirire neza urwaye akire ejo azaza ari muzima ufite ibibazo birangira wari witeguye kuko bakubita cyamunara ibijo biveho mu izina rya Yesu ikiwe gikomeze kibiciwe ndagushimiye kuko ubikoze no gutanga amahoro
hanyuma n'abanyamakuru nabo bagire neza, bazamure bose mu ntera, hanyuma umushumba n'umuryango we nabo bakorana bose uru rusengero ugende ubagure n'iyi minisiteri kugira ngo ukuboko k'Uwiteka Imana Data ugere ku ntabwe hejuru. Ndagushimiye gukora no kutabana no kugaza no kugira neza none n'iteka ryose mu izina rya Kristo, amen. Mushumba turagushimiye, Imana iguhe umugisha, twizere ko tuzaba turi kumwe ku munsi w'ejo. Yes, abantu badukurikiye uri mu Rwanda bari mu mahanga yakurereka mwese tubashimire cyane kubw'umuryango Praise and Worshipers Community Ministry uyobowe na Apollinaire Nshuti. Tubashishikariza ko ejo ku munsi wa kabiri tuzatangira amateraniro ku isaha y'isa 9 kugeza ku isaha y'isa 3. Ushobora no kudukurikirana online kuri Nshuti Apollinaire, ni YouTube channel murimo kurebaho kino kiganiro, ndetse nawe uri hafi ushobora kuza tugaterana ukaza tukaramya ndetse tugahimbaza Imana. Tubashimire rero, tuyifuriza gukomeza kugubwa neza cyane, Imana ibaho umugisha.